ihitamo kubatsindishiriza kubw'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Muri make nta mbaraga zanjye zampesha kujya mu ijuru, ahubwo umucunguzi wanjye. Burya hakenerwa umucunguzi kuko umuntu yananiwe. Umucunguzi ni nk'umutabazi. Umutabazi aza ariko nkeneye kuko ubutabazi. Muri make ku bwacu ntibishoboka ko twakiranukira Imana ku rugero rwuzuye, ngo noneho kwa gukiranuka kwacu kuduheshe kwemerwa n'Imana. Niyo mpamvu Imana yatwoherereje Yesu kugira ngo akore ibyo twe tutabashije gukora. Noneho insinzi ya Yesu aba ariyo idutsindishiriza. Bo Didier, ni byiza kubera ko uri umunyamakuru w'imikino, reka ngo akagero gatoya. Urabona yuri kogeza umupira. Hari gihe akenshi tuvuge nimba ari Chelsea yakinye cyangwa se Arsenal, ibiri gukinira mu Bwongereza. Noneho umufana wa Chelsea uri hano mu Rwanda, iyo Chelsea itsinze afana nkaho ari we utsinze, ariko ntabwo aba yakinnye mu by'ukuri. Abatsinze ariko atsindishirijwe n'abakinnye. Natwe Yesu niwe waje gukina mu mwanya wacu, niwe waje gukora inshingano zacu zatunaniye, noneho aratungana mu mwanya wacu. Noneho insinzi ye niyo tubarwaho ikaduhesha kujya mu ijuru. Niyo mpamvu yavuze ngo ni nge nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, nta wajya kwa data atari nge umujyanye. Bikumvikana rero ko nge nta kwijyana, ibyanjye ntibyanjyana, ahubwo iby'uwo yakoze nibyo bimpesha kujya mu ijuru. Mu magambo makeya, iyo niyo mpamvu ijuru ridakorerwa. Ni ukuvuga ngo mwari muvuze ngo ku rugero rwo rwose rw'ibyiza umuntu yakora nta cyaguhesha kuba wabona ijuru, nubwo rwose byaba biri ku rwego urunuru. Abo wenda mu zindi nyigisho cyangwa se mu byo abantu biga, mu byo babwirwa, mu byo basoma, bakabwirwa ko kugira neza, kugira umutima w'impuhwe, mbega ibikorwa byiza shobora byabindi bavuga ngo ni ibyo guharanira umugisha, kugira umugisha. Ibyo nabyo hakaba n'abandi bakora ibikorwa bibi, ndetse hano mu isi ukabona ko mu byukora ibikorwa bitari ibya kimuntu cyangwa bibi bibangamira umudendezo n'ubuzima bw'abandi. Ese ibyo ngibyo nabyo ntaho bihuriye no kuba ugira neza yabona ijuru? Ubwo nibyo wenda muzaza nsobanura cyane. Reka ndeke kubarya umwanya wanyu, hanyuma ubwo wenda mwatuvunguriyeho gatoya. Reka mbahe ikaze abadukurikiye mwese. Turaza kuza no kubagenera umwanya wa telefone, aho muza kuza kubaza ibibazo byinshi mushaka kuri ya mirongo yacu, ariko ubu umwanya ntago turafungura telefone, turaza kuza kuzifungura nyuma bamaze kubigisha. Ikaze. Murakoze cyane. Wenda twihuse twasoma amagambo yo mu Baroma mu gice cya 10, turasoma imirongo 4 ibanza. Ndasoma muri Bibiliya yera, hanyuma umuvandimwe turi kumwe Theophile nawe arasoma muri Bibiliya ntagatifu. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Imana ishimwe. Bavandimwe, icyo nifuriza Abisiraheli mbikuye ku mutima nuko bakizwa, nibyo mbasabira ku Mana. Ndahamya rwose ko bafite ishyaka ryo gukorera Imana, ariko ni ishyaka ridashingiye ku kwimenya. Ntibasobanukiwe uburyo Imana igira abantu intungane, ahubwo bashaka ubwabo buryo bwo kwigira intungane, bagasuzugura ubutungane Imana itanga. Erega Kristo niwe wanonosoye iby'amategeko yari agamije, kugira ngo umwizera wese Imana imugira intungane. Amen. Imana ishimwe cyane. Bo aya magambo n'umuvandimwe Pawulo wayanditse, yandikira abantu b'i Roma, ariko ikintu agaragaza gikomeye cyane ni ishyaka abo bantu bari bafite ryo gukorera Imana, ariko rikabishyaka ngo nanone ritarimo ubushishozi. Muri Bibiliya ntagatifu niko batubwiye. Ni ishyaka ryo gukorera Imana, ni ishyaka ryo gushaka Imana, ni ishyaka ryo gushaka icyakugeza mu ijuru cyangwa cyatuma Imana ikwemera, ariko rikabishyaka ritarimo ubushishozi. Noneho uburyo bisobanura, aravuga ngo impamvu nta bushishozi burimo nuko abantu bayobewe gukiranuka Imana itanga. Ubwo Imana bivuze ko niyo itanga gukiranuka, niyo ihesha umuntu kuba umukiranutsi. Noneho babiyobewe, bahitamo bo kwihimbira ukwabo gukiranuka. Bityo ngo baba basuzuguye gukiranuka Imana itanga.
icyo kintu cyumvikane neza. Muri make hari ugukiranuka umuntu we yishakira. Yego. Mu byo Dide yabazaga ni bya bikorwa byiza umuntu akora, ya mirimo yose myiza umuntu akora yumva ko Imana yayishingiraho ikamwemera. Pawulo ari kuyita ishyaka, ni ishyaka pe, ariko ngo ntago riri mu bushishozi. Ni ishyaka abantu benshi kandi bafite, afati ninkora ibi Imana izabinyibukira, ninkora ibi Imana izabimpera umugisha, nkuko bazubivuga ko binagaragarira amaso y'abantu ko ari ibikorwa byiza. Urakoze cyane. Noneho rero ni ibikorwa byiza mu maso y'abantu, ariko dore ikintu gikomeye rero hano bavuze ngo umuntu aba yayobewe gukiranuka kw'Imana. Bivuze iki Didier? Bivuze ko gukiranuka k'umuntu kimwe n'abari kutumva bose, ariko ubwo gukiranuka k'umuntu no gukiranuka kw'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo nge nka Emile ku giti cyanjye ndamutse nkoze ibyiza naba mbikoze ariko ku kigero cy'umuntu, ibyo rero ntibyamesha kwemerwa n'Imana. Imana yo ifite gukiranuka gusumbye gukiranuka k'umuntu. Cyakora ibyo byatuma Didier anyemera. Didier akavuga ati Emile ni umuntu mwiza, akora ibi, akora nibi, akora nibi, ariko ibyo ntibyangeza ku kigero cy'ubutungane bw'Imana. Imana n'umuntu ubwo harimo itandukaniro kandi rikomeye cyane. Ubwo kugira ngo mbe ntunganye imbere y'Imana bisaba ngo nanjye mfite gutungana nk'uko Imana. Aho hantu byumvikane neza. Urumva ikigero Imana ibariraho ni ugutungana kwayo. None rero abantu bo ibyiza bakora bibahesha gutungana ariko ko mu buryo nyine bw'abantu. Sibyo? None rero ibyo ntibyamesha kugera ku kigero cy'ubutungane bw'Imana. Ubutungane Imana ishaka. Yego. Cyangwa se gukiranuka kw'Imana. Ibyo rero rikaba ari rya shyaka nyine Pawulo avuga ati ni ishyaka pe ryo gushaka Imana ariko mu nzira itariyo. Sibyo? Ni ishyaka ryo gushaka Imana ariko mu nzira itariyo. Sibyo? Noneho rero ibyo ngibyo bigatuma Pawulo avuga ati icyo mbifuriza ku Mana ni uko bakizwa. Nyamara ngo niyo nzira nyayo. Yego. Aho tugiye kuhagera. Noneho rero bikumvikana gute rero? Bikumvikana ko nubwo bwose bitwaga abantu b'Imana babaga mu mirimo yitwa iy'Imana, bakora ibyiza. Bakora ibyiza, bakora byinshi cyane, bibwira ko ibyo bakora byabesha kwemerwa n'Imana. Ariko byinshi cyane birimo kuba batanayizi. Yego rwose. N'ibyo bari gukora ntibazi ko Imana itabyemeye. Yego rwose. None se abakora wenda n'abaciye mu ijambo mutarakomeza, abakora ibyitwa ko ibyo tuzi ko ari bibi nkuko amategeko y'Imana nabigaragaza, bakica amategeko y'Imana. Wenda reka dushingire ku mategeko y'Imana. Dushingire ku mategeko y'Imana. Abica nkana amategeko y'Imana, ubwo nabo ntabwo bari gutandukira inzira y'ibyiza, cyangwa se bishobora gutuma Imana nyine izaba yaba hejuru. Ubaje ikibazo cyiza cyane. Umuntu wese avuka ari umunyabyaha, sibyo? Niyo biriva ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko bishatse kuvuga iki? Twese twakoreye ibyaha ubundi muri Adamu, kubera ko ni inkomoko yose, niho inyuko muntu yose ikomoka. Twese dukomoka kuri Adamu, umukurambere wacu. Adamu niwe wabanje kugoma, agomera Imana. Agomeye Imana ayigomera nta mwana n'umwe yari yabyara. Bituma twese abamukomotseho tumukomokaho turi abanyabyaha. Sibyo? Noneho rero ibyo biganatuma ibyo dukora byose bigaragara nk'ibyaha imbere y'Imana. Didier, noneho ndetse na bya byiza bya muntu, sibyo? Na bya byiza bya muntu bikagaragara nabyo ari bibi ku Mana nubwo byashimwa n'umuntu. Umva impamvu nuko umuntu bwe ari mubi, n'ibyo akora byose bigahinduka bibi imbere y'Imana. Nubwo imbere y'abantu biba bigaragara ari byiza. Yego rwose. Ariko aho byaturutse ni habi. Ni habi, ni isoko mbi. Ubwo nibivamo byose ni bibi. Impamvu nanone tugomba kubyumva neza. Igiti umuntu yariho mu ngobyi ya Edeni, Bibiri cyita igiti cy'ubwenge kimenyekanisha ikibi ni icyiza. Bivuze iki? Mu muntu harimo gukora ibibi no gukora ibyiza, ariko byose kuko bikozwe na wa muntu wagomeye Imana, byose bikitwa bibi mu maso y'Imana. Kuko uri gukora ari umugome. Kuko uri gukora yagomeye ubakorera. Ubwo bafite ikibazo cya kera. Ubwo no kuvuga ngo byanze bikunze ibyo wakora byose kubera ko wavutse uri umugome cyangwa se ufite ubugome karande. Ubwo nta mbabazi. Nicyo Bibiliya yita kamere y'icyaha. Ubwo uri gukorera waramugomeye. Yego rwose. Bisaba banze ugira uburyo wiyunga nawe kugira ukundi ugira icyo ukora. Yego rwose. Yego rwose. Ukumva rero ko umuntu ikibazo afite kiri mu ivuko rye. Sibyo? Noneho rero njyamo abantu urugero.
urabona nk'umusatsi wawe sibyo abagabo kenshi ntabwo dukunda imisatsi ariko no gutawukunda ubona buri gihe uhora umera ukiyogoshesha ukongera ukamera hari ahantu uva sibyo none rero kamere muntu yaranduye ku buryo ibiturukamo byose ari bibi none rero nubwo umuntu agerageza kubyirinda ariko nubundi nicyo birivuga ngo nshaka gukora ibyiza ngasanga nakoze ibibi sibyo none Pawulo yabisonera avuga ngo ubwo rero ngo sinjye ubukibikora ngahubwo n'icyaha kimbamo akavuga ati muri nge no kuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo nyamara se Didier nubwo avuze ngo nta cyiza kimubamo wagize ngo nta byiza afite se abantu bamushimira birahari nyamara ni ibyashimwa n'abantu ariko si ibyashimwa n'Imana Imana ntabwo yashima ibyiza urakoze cyane noneho ibundi Imana yo yashima ibyiza byo ku kigero cyayo nk'Imana ariko we ibyo ubasha gukora nibyo ku kigero cy'abantu ubwo rero ntibyaguhesha kwemerwa n'Imana Imana irera sibyo irera ku rugero rusumbye cyane urugero rwa muntu niyo mpamvu nubwo yavuze na Pawulo abangaba ati baragerageza nyine sibyo bagerageza gukora ibyiza sibyo bagerageza gukiranuka ariko uko no gukiranuka kwabo uko ni kwabahesha rero sibyo gutsindishirizwa mu maso y'Imana byabahesha gutsindishirizwa mu maso y'abantu bagenzi babo ariko ntabwo ari mu maso y'Imana mpimye rero no kuvuga ngo ibyiza umuntu akora nibyo rwose akwiye no kubikora kubera societe nyine sibyo ariko ntiyabishakamo inzira yamuhuza n'Imana ni ibyiza by'umuntu ariko ufitanye ikibazo n'Imana ku bwa yakamere y'icyaha afite noneho rero navugaga iki rero nanone aba bantu aravuga ko bigaragara ko nanone sibyo ari abantu badakijijwe nubwo bari mu nzira yo gukorera Imana niyo bavuga ngo icyo mbifuriza nuko bakizwa nuko bamenye Imana bakajya bayikorera ariko barayimenye urakoze cyane ubwo bivuze iki bivuze ngo ntibakijijwe nubwo bazi ko bakorera Imana ubwo ni inzira kandi y'abantu benshi ubwo gukora neza ntibibakuraho icyaha ntibibakuraho ikibazo bafitanye tubigereranyije wenda n'ubucamanza n'inkiko zihari wenda izo tubona uko abantu bacibwa imanza uvuga ngo ariye bavuga ngo ibyo ntibigukuraho icyaha kabone n'ubwo urakoze cyane tugiye ku bucamanza tugiye ku bucamanza ahubwo wabigereranya nande Didier umuntu wamaze gukatirwa yego sibyo akaba yaramaze gukatirwa agatangira kwemera icyaha noneho uretse no kwemera icyaha ahubwo nangwa n'uwemera icyaha ahubwo akajya akora ibyiza kugira ngo bikureho igihano yakatiwe kandi yaramaze gukatirwa aramutse asabye imbabazi se icyo cyako ukabona ko ari mu kwicuza no gusaba imbabazi abikuye ku mutima ariko nesa ko icyaha koko yagikoze kandi akumva ububabare bwacyo cyaha kiraryana icyo gihe nanone abacamanza niho bahera bavuga ko bashobora kumugabanyiriza ibihano yarakatiwe ariko ibihano bishobora kugabanywa bitewe n'izi mpamvu icyo gihe reka mbite nsimbuka mbihuze na kira mwavuga cy'icyaha navuga cya karande cy'inkomoko twavugaga wenda materime nge ntamenyereye cyangwa ntazi cyane ariko mwe murahita mubyumva tuzi ko hari imigenzo itandukanye ikorwa mu madini anyuranye irimo kuba nko kwiyeza cyangwa se gukora icyaha cy'inkomoko tuzi nka batisimu ni sakramento ego mu madini nka Gatolika tuzi kubatizwa ahandi nabo sinzi wenda niba bose bazita batisimu ariko hari kubatizwa iyo migenzi ikorwa yo ntago ko ikiranura umuntu n'icyo cyaha cya karande cyangwa twita cy'inkomoko muvuga ku buryo wenda ashobora gutangira gukora neza yumva ko yibohoye n'Imana bijyana rero no kudasobanukirwa neza icyo ari cyo ubundi icyaha cy'inkomoko ni kamere nyine ikora ibyaha umuntu akomora ku bakurambere bacu aribo Adamu na Eva muri make ni ubuzima bukora ibyaha ni ubuzima butumvira Imana umuntu akomora kuri Adamu na Eva iyo niyo kamere y'icyaha ni ikintu kikubamo ari nacyo nagereranyije na cya kintu kimeze umusatsi ku mutwe wa Didier gituma nubwo umusatsi atawushaka nubundi ukomeza kumera ubyumve neza nuvuga ngo nuko bagushyize mu mazi bakakubatiza ariko ikigaragaza ko ya kamere y'icyaha igihari nuko nubundi imbuto zayo zigira gute sikigaragara bivuze iki rero umubatizo ntiwakuraho icyo kibazo kiba mu muntu imbere none se ko numvuga abantu baba barengana kandi nabari abantu batanabazi ubwo Imana yo ntabwo yabibona koko ako karengane kabo gahari kuzira icyaha cy'abantu kandi mu by'ukuri wowe utaruhari gikorwa ubwo Imana yo itwara abantu mu buryo mw'icyo gihe turaza kureba noneho ahubwo indi nzira
Imana yagennye yabasha gukiza umuntu. aha nicyo nigeze kuvuga inzira ikwiye. Urakoze. Ariko atariyo yishatsemo kuko deje urumva ko we yamaze kwandura kandi bwa bwanda afite bumurimwe imbere ntago abasha kubwikiza. Sibyo? Birasaba rero ngo ashakire amaboko ku Mana abari yimukiza. Niyo mpamvu hano bavuze ngo bayobewe gukiranuka kw'Imana uko ariko. Noneho bituma bihimbira ukwabo gukiranuka. Babasuzuguye gukiranuka kw'Imana. Urumva ikibazo, Imana irashaka gukiza wa muntu wabaye nabi. Imana irashaka gutabara wa muntu utabasha kwikiza. Ariko umuntu nawe ntashaka gutabarwa n'Imana. Ahubwo we ari mu nzira yo kwitabara, yo kwikiza kandi atabishobora. Uri kubyumva? Noneho rero Paulo yakomeje kuvuga, aravuga ati bayobeye gukiranuka kw'Imana uko ariko. Bityo bihimbira ukwabo gukiranuka. Imana ikeneye ko umuntu arekeraho kwihimbira gukiranuka. Noneho yo ikajya yamuha gukiranuka kwayo. Bavuze ngo kuko Kristo ari wa mategeko yose asohoraho kandi akaba ari uhesha uwizera wese gukiranuka. Ubyumve neza. Bivuze iki rero Didier? Bivuze ko Imana imaze kubona ko twe tutagishoboye gukiranuka. Imana imaze kubona ko umuntu yabaye nabi, we ntacyo yakora kugira ngo agaragare neza imbere yayo. Byasabye ko noneho yohereza Yesu kugira ngo Yesu abe aruza kunonosora ibyo amategeko yasabaga umuntu. Aze kubikora mu cyimbo cya wa muntu watsinzwe. Sibyo? Noneho rero tujyane. Aho ngaho bisaba kuhumva neza. Nge naratsinzwe. Nta nicyo nakora kugira ngo nitsindi shirize. Imana yohereje Yesu kugira ngo akore ibyo nge ntabashije gukora. Aha. Nyamara Yesu aje yitwa umucunguzi wanjye nka Emile. Ubwo rero icyo nsabwa niki? Ni ukureba ahubwo mu by'umucunguzi wanjye yagize ute? Yakoze niho harimo gukira kwanjye. Niyo mpamvu byitwa gukizwa. Ntabwo ari ukwikiza. Yego rwose. Ahubwo haza ugomba gukiza uwananiwe kwikiza. Yego rwose. Niwe Kristo waje aje gukiza abantu. Yego rwose. Urumva rero ikibazo abantu bo bagize bashatse kwikiza. Bihimbira ukwabo gukiranuka. Aho kwakira gukiranuka kwakorewe nande? Na Yesu ariwe mucunguzi wabari mwisi. Yesu rero yakoze ibintu bibiri nshaka kuvuga kugira ngo tujye twahereza n'abadukurikiye umurongo wa telefone. Icyambere, kwa gukiranuka ntashobora kubera ko ndi mubi nibyo nkora byose bigahinduka bibi imbere y'Imana. Yesu we yaje gutungana mu cyimbo cyanjye kuko we ntiyavutse kuri Adamu nkuko nyina muvutseho. Yaje ari umwuka w'Imana winjiye mu mugore, muri Mariya, ni mwuka wera winjiye mu mugore, noneho asaminda ya mwuka. Binyuranye nuko twavutse ku bushake bw'umugore ndetse n'umugabo. Tuvuka turi abanyabyaha. Ariko we avuka ari uwera w'Imana. Noneho rero avuka atunganye, binamuhesha kunonosora amategeko y'Imana. Bimuhesha kubahiriza amategeko y'Imana. Ariko abikora ari njyewe abikoreye. Icyo nsaba ni iki rero? Aransaba kubyemera bikambaragaho nk'aho ari njyewe wowe wabikoze. Noneho rero nkabambaye umukiranutsi ariko mbihawe na Yesu. Ukabahaye gukiranuka kwa Yesu ari nako Imana ishaka. Amen. Sibyo? Kwa gukiranuka abantu bayobewe nuko. No gukiranuka umuntu abona ariko aguheshejwe na Yesu atakwishatsemo. Kandi uko kwa Yesu niko kw'Imana. Urakoze cyane. Ubwo ukabubonye gukiranuka kw'Imana ariko kwa kundi Imana gushaka. Amen. Ubwo nkabambaye umukiranutsi no ku kigero cy'Imana noneho. Atari kwa gukiranuka kwa muntu yishakamo kutuzura, Imana imureberamo buri gihe ikabona ko ari umunyabyaha. Noneho ahubwo umuntu akabonye gukiranuka ariko aguhawe nk'impano. Noneho akabaye umukiranutsi ku kigero cy'Imana bikanamuhesha kujya mu ijuru. Icya kabiri. Nanone bwa bubi twavukanye Bibiliya ivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Twari dukwiye igihano cya bwa bubi kavukire. Ari naho bwa butabera bw'Imana bugaragarira. Didi yavuze ati uwo muntu ntiyabarenganye. Aha. Noneho rero Imana yashatse gukiza wa muntu nanone ifata igihano umuntu yagahanwe. Urupfu rw'iteka cyangwa se kuherwa mu nyanja y'akumuriro n'amazuku. Bwa bubabara umuntu yakagize, Imana ibubabaza Yesu mu cyimbo cya wa muntu. Noneho iyo mbyizeye mpita nkurirwaho icyo gihano. Kwa kubabarirwa wazubaza naho kunyura. Ntago Imana imbabarira yirengagije igihano. Ko numva kwizera ari byo byaba byoroshye kurusha
kurusha kuba wakora ibyiza ahubwo. urakoze cyane Didier. Ngende kugenda ngiye kubyumva birazi biriko bigenda biza. ubundi nyine ubundi sibyo ariko twagiye tunabyiga tukiri n'abana muri za Sunday school bakatubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuze iki? Yo nizeye ibyo umucunguzi yakoze ubwo ijuru mba ndibonye kubwe atari ku bwanjye. Nibyo Yesaya hanura akavuga ngo yashenjagura ibicumuro byacu igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri Yesu. Bivuze iki? Nimba yarahanwe mu cyimbo cyanjye kumwizera bita binkuriraho igihano. Bwa bubi navukanye ntabasha kwikiza ubwo nemeye ko hari uwabuhaniwe nge singihanwe. Suko ndi mwiza. Oya. Suko nakoze ibyiza. Urakoze. Ahubwo nemeye ko ubwo bubi bwanjye bwakandimbuje harundi wabuhaniwe mu cyimbo cyane. Wakora ibyo byiza se ariko bijyana nuko kwizera ko uwo muntu cyangwa se uwo mwami hari icyo nawe kuko nawe twigishwa ko cyangwa tuzi ko nawe ashyigikira ibyiza cyangwa kundi byiza dukurikije na roho z'abantu. Gukora neza cyangwa kugira neza ni ibintu buri wese abona ko ari ibikorwa byiza kandi bishobora kugira n'umumaro haba ari kuri roho ndetse no ku bantu kugirira abantu neza. Aho turaza kuhagera. Ubwo twamaze kubona ko umuntu we mubi nta cyiza yakora ngo Imana imwemere. Ariko turi kurebera hamwe buryo none wa muntu yakwemerwa ni Imana bidaciye ku byiza we yakoze kuko nta byiza afite byatuma Imana imwemera ahubwo biciye ku byundi yakoze ari we Yesu. Sibyo? Ahubwo ikibazo cyawe cyiza urubajije wa muntu ahubwo amaze kwemerwa n'Imana. Amaze gukiranuka n'Imana ariko biciye kuri nde? Ku mucunguzi we. Sibyo? Noneho uwo muntu abaho gute? Sicyo kibazo ubwo shaka kubaza. Aho rero ntituri bite tuhajya kubera ko twari tukiri ku cyambere cyo kureba uburyo umuntu akiranuka n'Imana. Uburyo umuntu aba umukiranutse imbere y'Imana. Ubuze ikibazo ubajije nuko ufata umuntu yamaze guhabwa ijuru. Umuntu yabaye nk'umwana uri mu rugo. Sibyo? Uvuga ngo yakijijwe. None gukizwa ariko nicyo umuntu akizwa iki? Ugakizwa kurimbuka. Nanone cyo kigomba kumvikana neza. Ubwo ni cyaha cy'inkomoko. Ni ingaruka zacyo. Kuko ibembo by'ibyaha ni urupfu kandi urupfu rw'iteka. Sibyo? No kuvuga ngo rero nge urupfu nakagiyemo ndukira nemeye ko hari undi warugiyemo mu cyimbo cyanjye. Sibyo? Noneho yo maze kurukira mba mbaye ikirero, mba mbaye umwana w'Imana cyangwa se mba mbaye umukiranutsi mu maso y'Imana. Noneho rero ni umwana wageze mu rugo. Bibiliya yavuga muri Yohana mu gice cya 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None rero aho twaba tugiye kugira noneho ku buzima bw'umwana uri mu rugo ariko wamaze kurugeramo. Sibyo? Kubera ko n'ubundi turi kurebera hamwe umuntu arugeramo gute kandi urugo rw'Imana ni ijuru. Bivuze iki? Iyo wizeye Yesu wamaze guhabwa iki? Ijuru. Wabaye umwana w'Imana. None rero ni imirimo ariko igiye gukorwa n'umwana uri he? Uri iwabo. Icyo rero kubera ko dukeneye no kumva badukurikiye twabumva. Sibyo? Reka abanza tubwire wenda. Yego. Iyo umuntu avuze kwizera, kwizera ni inshinga idafatika navuga. Ntabwo ari igikorwa wenda wavuga ngo ni ibintu umuntu areba mu mutwe cyangwa se mu byiyumvo. Ntabwo ari inshinga navuga y'igikorwa runaka ushobora kubonesha n'amaso kiri physique. None kwizera tuvuga wenda mushobora gutanga nk'ingero cyangwa umwugo buryo bwo kugira ngo nyine koko ube wakiranutse ariko wizeye nyine. Mu yindi muvugire bavuga kwemera. Kwemera rero ni ukumenya ngo Imana yahakanye umuntu yuko nta cyiza kimurimo cyatuma imwemera. Yo igaragaza icyiza cyatuma yemera umuntu igaragaza Kristo kuko ari we utigeze akora icyaha. K'igikorwa Kristo yakoze cyo kubarwaho ibyaha by'abanyabyaha noneho agahanwa n'igihano abanyabyaha bari bakwiye guhanwa ku muntu wese wemeye icyo gikorwa. Ubwo nge sinkoresha kwizera kuko kwizera no kwemera ni kimwe. Ahubwo umuntu wemeye iyo nzira Imana yashyizeho yo kubabarira abantu ibyaha. Uwo nguwo nawe Imana iramwemera. Amen. Kuko ibyanditswe nibyo bivuga yuko ngo ngiyo umuntu ngo yizeye Kristo Yesu cyangwa icyo gikorwa uwo murimo Kristo Yesu yashohoje ngo abahamije yuko ng'iby'Imana yavuze ngo ari ukuri. Ubwo rero umuntu wese wahamije ko iby'Imana yavuze ari ukuri uwo ngo nawe Imana iramwemera. Kwizera no kwemera ntibitandukanye. Sibyo? Nge nananiwe
ubundi kwizera biraza kuba ikinyuranyo cyo kwiyizera ngewe ubwanjye. Inzira ya muntu ijya ku Mana ni inzira ituruka mu kwiyizera, kumva ko njye hari ibyo nashobora byampesha kwemerwa n'Imana. Uwamaze gutsindwa yizera undi ari we Yesu. Umwizera w'iki? Umwizera y'ibyo yagukoreye aricyo gihano yaharimwe mu cyimbo cyawe, sibyo? Wabyemera ukabugikuriweho. Icya kabiri nuko gukiranuka yakiranutse mu cyimbo cyawe. Nanone wakwizera ko ari we wakiranutse mu cyimbo cyawe nk'umucunguzi wawe, Imana ikakwambika kwa gukiranuka, ikakubaraho kwa gukiranuka nk'aho ari wowe wakiranutse. Didier, nkuko nawe yagiye mu rupfu kandi nta cyaha yakoze. Uri kuhumva? Noneho nanjye nkajya mu ijuru ntajyanywe n'ibyo gukiranuka kwanjye, njyanywe no gukiranuka k'uwo nizeye ko abasha kungezayo ari we nde? Ari we Yesu. Wabyumvise? Ni ukugirira icyizere undi ari we Yesu, nkemera ibyo yagize ute yakoze byuzuye bimpesha kujya mu ijuru. Kubera ko ibyanjye ntibyuzuye ntabwo byamvira mu itiki ingeza mu ijuru. Yego. Iyo visa, icyo kibari cyangwa se umuntu ababonye kubera ko yizeye, hari impinduka zigaragara ku muntu muri we imbere cyangwa n'inyuma? Urakoze cyane. Impinduka ntabwo zabura, uwizera n'utizera baratandukanye, ariko aho isi ho twahita tujya, kubera ko icyo twari dushoreye gikomeye ni ukureba uburyo iyo visa igira ute iboneka. Sibyo? Noneho rero ubwo ndabyumva ari mu masomo ataha. Yego rwose. Urakoze cyane. Nyaboneka twaba tuzaba turi kumwe ari nge wenda twicaranya aha, ariko n'ahandi ubwo ndabizi ko muzamutegura urumva ibibazo by'amatsiko abantu bagenda bagiye babona, wenda mu kanya bagiye kuduhamagara. Hari abafite ibibazo nk'ibyo ndi kwibaza, nabo rwose n'umwanya wabo babaze byinshi ibyo bashaka. Ibyo bashaka, hari na message nagiye mbona z'abakunzi badukurikiye, ariko ndeka mbabwire bareke kuzinyohereza ngo bahamagare. Noneho twumvikane neza, ndetse namwe mu basobanurire. Hari abari kwibaza nk'ibyo ndi kwibaza, hari ibirenze ibyo ndi kwibaza, hari abafite ubumenyi wenda nabo bushobora kuri ibi turi kuvuga, cyangwa se nabo bashobora kuba mu by'ukuri bafite ukundi babyumva, ku buryo mushobora guhuza cyangwa se bakaba nabo hari ibyo mwahuriza hamwe. 0788442125. Iyo niyo telefone yo muri studio. Mu kanya ndabaha n'indi, reka tubanze tubakire. Allo Country FM. Oui, turakumva neza. Muraho. Ndariza abo batumirwa. Murabanza mutwibwire amazina yanyu, mutubwire naho muherereye, hanyuma mubone kwaza ikibazo cyanyu. Obedi hano kwisha. Obedi wo kwisha, yego. Ndariza abo batumirwa basengera muri edini. Wora bibariza numbwire ngo mbabaze, we babaze ati Emile na Theophile babaze ikibazo ushaka ntacyo. Emile Karame Adidas. Nagara Adidas no Obedi. Twakumvishe ikibazo cyawe, twacyumvishe watubajije idini dusengeramo. Ariko ntabwo twaje kugira ngo wenda twamamaza amadini, ahubwo turi kubwira abantu uburyo bajya mu ijuru biciye mu kwizera Yesu Kristo. Kucyo twavuze ahubwo ntacyo waba wumvisheho cyangwa se nta kibazo wagizeho ngo abari icyo ubazaho. Ni byiza. Kandi Petro nabibashimiye, iki kiganiro ni cyiza cyane. Yego. Urakoze cyane. Allo? Molo? Oui. Allo? Oui, turakumva neza. Ni Tisenge hano mu mashyamba. Yego. Nuko telefone yawe nkiyifunga mu kanya. Mwambwa wenda byo mwakuvuga wenda ngaba. Uraza gukurikira wenda. Turi mu kiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa, ubwo wenda wowe n'ugifungura mugani, ariko turi kwatanze umuntu kugira ngo abadukurikiye bagire icyo bashobora kubaza mu byo batasobanukiwe, cyangwa se ibitekerezo ndetse n'ubusobanuro bunyuranye bashobora guhabwa muri iki kiganiro ijuru ntirikorerwa cyatangiye kuri uyu munsi buri wa kane guhera 2:00 kugera 3:00. Allo Country FM. Country FM alo. Muri studio turi kumwe na Emile ndetse na Theo.
Ego abo ngabo nibo muzakunda kuba muri kumwe ndetse bafite n'itsinda rindi y'abandi bazajya baza gufasha kubagezaho ubutumwa bwiza ndetse no kugira ngo mumashe gusobanukirwa binyuze muri iriya nsanganyamatsiko igira iti ijuru ntirikorerwa. Ubwo hari ubundi buryo bo babibigisha cyangwa se mu byumva nkuko twabitangiye uyu munsi ubwo twatanye kugisa na visa yo kugira ngo umuntu akizwe abone kugenda. Nibyo basobanuye. Ubwo afite ibibazo ni umwanya wanyu. Yego rwose. Allo Country FM. Allo. Oui. Azariya ndi Karongi. Azariya Ikarongi. Ntuza bayi abo ngabo n'abavandimwe. Yego. Nge nashimiye ikiganiro kuko nge nkijijwe. Numvise ari nko ahari ari byiza kuko iyo umuntu atarakizwa yumva bikomeye ariko nkanjye ikijijwe. Mu buryo ki umuntu ashobora kubona ijuru ku buntu bidaciye mu zindi viza zose bavuze. N'abashimiye Imana kandi abakurikiye bavandimwe. None Azariya Karame iriya nzira Emile na mugenzi we Theophile batubwiraga yo kwizera nawe gukizwa kwawe niyo wanyuzemo? Niyo nanyuzemo muvandimwe bavandimwe ndetse ubu mfite ijuru ku buntu njya kwituma ndifite. Amen. Ngende umusozi. Nibyo. Amen. Allo? Ni mwene data Azariya tumushimiye Imana. Urakoze cyane. Ari Karongi? Yego. Urumva abantu b'Ikarongi namwe reka twifurize kugira umugoroba mwiza. Allo Country. Allo? Oui. Ndiye. Karame. Nimero yise icika. Turakomeza kubakira ni mirongo 0738 300. Allo Country FM. Allo Country FM ndawumva. Ego ninde muragana he? Amazina yanjye Gishemu. Hano ku Ruganda. Ikiganiro cyanyu ntagikurikiye. Ego. Ariko se mutubarize abatumirwa. Oye bibarize. Turakumva rwose. Ni Fremu? Yavuze Fremu? Ndikuba abatumirwa muraho neza. Muraho. Okay, ndikubabaza. Ikiganiro cyacu kiri kwitwa ngo ijuru ntirikwerwa. Yego rwose. Ariko nubwo numvise Didier abibabaza umva ngo ntimurahagera wenda karagita zishobora kuranga umuntu wamaze kwizera ko hari uwamupiriye cyangwa se hari uwamukoreye ibyo yagombaga gukora we atakishoboza. Yego. Nimubigeraho muze kutubwira. Yego. Nibihe biranga uwo muntu wamaze kwizera ko hari uwamupiriye ibyaha wenda ngo turebe ko natwe byo twagakwiye gukurikiza twemere ko turi abanyantege nkeya kuri cyo. Buretse kuva kuri telefone hanyuma se we cyangwa se wamaze kwizera ko ibyaha byawe byose wabibabariwe ku bwa Yesu? Nje nemera ko Yesu yampiriye ibyaha byanjye. Bingana iki? Byose. Ubwo uri umukiranutsi ku Mana? Ndi umukiranutsi. Uri umukiranutsi. None iyo umuntu amaze ko umukiranutsi ubwo ntaba hawe ijuru se? Abahawe ijuru ariko ikibazo ngira nuko uko kwizera ko nahawe ijuru hari ibyagakwiye kundanga mu gihe natentebuka nkaba naribura. Noneho rero tukiraho rero ese gutentebuka waba ushatse kuvuga uwagupfiriye ntiyarazi ko bishobora kukubaho? Byumvikana iki rero? Uwakwishingiye yakwishingiye kuri byose. Yesu ntiyaje gupfira ibyaha byawe bikeya ngo ibindi abisige, ahubwo yapfiriye ubunyabyaha bwawe bwose. No gutentebuka twawe twabonye ko bituruka kuri ya kamere y'icyaha umuntu akomora kuri Adamu. Uko kuntu uri umunyantege nke ni byatumye Yesu aza kugupfira hakiri kare kugira ngo numwizera ukurirweho ibyaha byawe byose n'igihano cyabyo, uhabwe ijuru ku bwa Yesu. Icya kabiri unabarweho gukiranuka kwa Yesu. Ubyumve neza ko kantu uko gukiranuka aba ari ko Imana ikureberamo biguheshe kujya mu ijuru. Yego. Atari gukiranuka kwawe, ahubwo gukiranuka kwande kwa Yesu ari we mucunguzi wawe. Nukuvuga ko n'igihe umuntu yatenebutse yagakwiye kumva guhora yumva ko hari uwamupiriye ibyaha bye byose. Wabyizeye nuko wakabaye ubyumva. Okay, ndasobanukiye murakoze. Tugushimiye Imana. Sawa. Urakoze cyane harya nguri he? Ndishemu hano ku Ruganda ku Gakiriro. Urakoze cyane.
ariko wa mugani uretse shemu ibyo avuga iyo bavuze ngo Yezu n'abamwita Yesu yadupfiriye kugira ngo dukizwe ibyaha iyo mvugo ngira ngo ikunda gukoreshwa ubwo wa mugani urupfu rwe kubiba byizera reka ncakarongo kuba byizera ntabwo ibyo byaha nyine wa mugani by'inkomoko baba bikize byose ahubwo kubera ko n'ibindi byose bikomoka kuri cya kindi nyine siko bimeze waje gupfira rero yaje gupfira kuko uri umunyabyaha n'ubundi kandi yapfiriye ibyaha byawe byose kumwizera bigukuriraho urubanza ntongera kujya mu rubanza bigukuriraho urubanza rw'ibyaha nibyo bamwe baririmba batabyumva bavuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi ahubwo anyita umukiranutsi uri kubyumva Didier nuvuga ngo Yesu nk'umucunguzi wawe yagupfiriye utaranavuka kandi apfira ibyaha byawe no kuvuga ngo yishyura ikiguzi cyabyo cyose kumwizera bingana no gukurirwaho urubanza rw'ibyaha mu maso y'Imana nicyo gitwa nyine kuba umukiranutsi no guhinduka umwere nari coupable mbere nashinjwaga mbere sibyo ariko noneho mbonyuza yishyura ikiguzi nasabwaga singishinjwa rero abo ngabo bose bishyurirwa ikiguzi se hari gutoranya ngo naba cyangwa naba ari mu isi bose icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ahandi twavuze ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itaga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ni bose umwizera wese ni wese muri babandi benshi umwe uvuyemo akizera uwo ngo wahinduka kuba umwana w'Imana bivuze Didier nawe akakanya muri CD ariko namwe mwanariza Bibiliya cyane use mugiye mwanariza ijambo kurindi ubwo ntimwajya musanga hari abatarabikoze ko bikwiye batarabikoze niyo mpamvu turi hano kugira ngo uwo wabyibeshyeho tumusobanurire kuko ijambo ryose umuntu agiye arivuga uko riri cyangwa karisesengura yego birakwiye nyiko cyakora umwizera wese ubwo muri babandi bose yaje gukiza mu isi yego rwose ubu niwe bazakorana ubu niwe wabarirwa ibyaha bye byose kubwe wabyumvije no kuvuga ngo nawe kakanya uri muri CD yego akanya Didier yamenye ngo kumbi nubwo najyaga ntekereza ko nzarimbuka nshingiye ku ntege nke zanjye nibonaho burya menye ko hari inshuti nagize yitwa Yesu wamenye intege nke zanjye mbere noneho apfira ubunyabyaha bwanjye bwose noneho nawe ubyemeye uyu munsi ijuru wariraramo wararurifite wagize gutanga ikiganiro cy'imikino ijuru urifite bo reka twakira abantu bacyahamagara yego Allo Country FM Country Somaro muraho mukomere Jean Baptiste Nyakarenzo yego Jean Baptiste abagabo batumirwa Yezu ko twitangiye Yezu ko bavuga ko Yezu yatwitangiye ibyaha byacu yabitwitangiye akadupfira twebwe dupfira iki twebwe tuzira iki kandi Yezu yaratwitangiye twebwe tuzira iki kandi yarabikemuye twebwe ko dupfa nyine dupfira iki kandi yaraje kuducungura icyo tuzira ni iki nyine yo wishingiye umuntu uranamwishyurira Jean Baptiste Nyakarenzo twebwe ko turenga tugapfa kandi yaradupfiriye twebwe tuzira iki Jean Baptiste Nyakarenzo ugume guma ku murongo urupfu Yesu yagukijije ni urupfu rw'iteka gukurwa mu mubiri si ikibazo ahubwo kuva mu mubiri nibyo bizakwinjiza mu buzima bwawe nyakuri bivuze ngo iki uwamwizeye ntazapfa iteka yadukijije urupfu rwa kabiri koherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuko uwamwizeye niyo yapfa azazuka kandi azurirwe kubana n'Imana by'iteka ryose sinzi imbere akiriho none se ko wumva habaho impfu ebyiri yego ebwe iyo umuntu apfuye nyine ko tubara ko umuntu yapfuye ko tutazi ko yongera gupfa ubwa kabiri binyuze mu zihe nzira Bibiliya igaragaza ko abanyabyaha bose bazoherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuko arirwo rupfu rwa kabiri icyo rero nicyo Yesu yaje kudukiza yahanwe mu cyimbo cyacu kugira ngo icyo gihano twebwe tutazagihanwa kumwizera rero bituma niyo wakurwa mu mubiri Pawulo aravuga ngo kubaho ni Kristo kandi no gupfa ni inyungu upfuye wizeye ibyo ni inyungu bugize ahandi Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami noneho rero umuzuko niwo mwiza kurushaho none se nta kindi gihano cyari kubaho bitanyuze mu rupfu kubera ko dufite uwa twitangiye akadupfira twebwe tukagumaho tugahabwa ikindi gihano kitari urupfu ko dufite uwadupfiriye
oya gupfa umwami wacu yadusogongereye urupfu kugira ngo natwe twizere ko ubwo yapfuye akazuka natwe tuzapfa kandi tukagira ute tukazuka. Ntabwo noneho tuzaba tugiye kuzukira guhanwa, abanyabyaha bazazukira guhanwa, ariko abakiranutsi bazazukira noneho ubugingo buhoraho, cyangwa se kubana n'Imana byiteka byose. Muri make nta yindi nzira ihari Imana yagennye twanyuramo kugira ngo tuzajye kubana nayo mu mwuzuro w'ubuzima yaduteguriye uretse urupfu. Ntabwo rero urupfu rukiri ikibazo ku muntu wamaze kwizera bimwe tumaze kuvuga, ahubwo icyambere wabikurikiye se wizeye nawe wakuriweho urwo rubanza rw'ibyaha cyangwa se urwo rupfu rwa kabiri. natwe Imana turayemera, ariko bavuga ko umuntu yemera icyo yabonye. Imana rero twebwe ntabwo turayibona amaso ku maso, twumva gusa ko Imana ibaho pe, kandi turanabyizera turanabyemera. Bibiri ivuga ko n'abadayimoni bemera gutyo. Indi ntambwe ukwiye gutera ubundi ngo ntawamenya Imana atayimenyeshejwe n'umwana wayo. Indi ntambwe ukwiye kumenya noneho ni igikorwa Imana yagukoreye muri Kristo Yesu, ukamenya urukundo yagukunze, noneho wakwizera Yesu ukazabana niyo Mana igukunda gutyo kandi mukabana byiteka ryose. None se wowe ko nyine tushimye kuje kutwigisha, kandi n'ubwa mbere twumvishije ikiganiro cyanyu kinyuzeho ko tuzaza tugitega amatwi. Wowe mwebwe mwigeze mubona Imana amaso ku maso, murayibonera mubona uko iteye? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, niko biri tubwira mu bibiri 11 udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi nibyo biduhamiriza ibyo tutareba n'amaso ko ari ukuri cyangwa se ko biriho. 11 umurongo wa mbere mu Baheburayo. Yego, harya wowe witwa nde? Jean Baptiste Nyakarenga. Batista, nawe rwose kubaza ngo wabonye Imana urabizi niba ujya usoma Bibiliya. Yego rwose, hari abo bavuga bayibonye, sibyo? Nibyo yaremye. Bibiri igaragaza ko ibyo yaremye icyo bari gusobanura ni ukwizera, kandi kwizera uzi icyo bivuga. Ushobora no kubusinzira iyo utareba, hakaba hari ibyo uri gutekereza cyangwa se ibyo uri Imana igaragariza no mu byo yaremye ubwabyo. Aho nanjye ndabyumva kurusha Batista rwose. Reka twakira abandi ahubwo, sibyo? Murakoze tubaye dukomeza tubatega amatwi. Buri wa kane ubwo ibindi byiciro andi ma episode arahari. Turakwishimiye cyane Batista. Natwe turabishimiye, murakoze. Urakoze cyane. 0784242125 hanyuma tukabakira na 0738300000. Allo Country FM. Allo Country FM. Allo. Oui. Nitwa Tuyisenge Theodore. Yego Theodore. Numvise ikiganiro cyanyu. Urahagana he? Ndi kurwahi. Nagize amatsiko. Nubwo nagifatiyemo hagati. Yo kumenya ngo ni iki cyashingiweho kugira ngo hashyirweho iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo ijuru ntirikorerwe. Urakoze cyane Theodore, turagusubiza twihuta. Ikindi tugendane. Ikindi nkaba mwarabonye hari abantu batekereza ko ijuru rikorerwa, akaba ariyo mpamvu mwaba mwarasizeho icyo kiganiro. Ndagira ngo mumare amatsiko kuri icyo kintu. Ikindi, yego, allo, turakumva neza Theodore. Ikindi nabazaga ngo nta cyaha kiriho, ngo Yesu ngo yarabirangije byose. Niba wenda ntibeshye, nagira ngo mumfashe. Hari ijambo riri muri Yohana wa mbere, igice ni icya mbere ku murongo wa 8. Yego, bivuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, yego, tuba twishutse, yego, ukuri kuba kutari muri twe. Yego, ku murongo wa 9 akavuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, yego, no kutwezaho gukiranirwa kose. Amen. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma. Yego rwose. Kandi n'ijambo ryayo riba riri muri twe. Yego rwose. None niba nta cyaha kiriho, yego, ubwo iryo jambo ryaba ribeshya cyangwa byaba ripfira he? Nagiraga mumfashe
kugira ngo numve ubwo busobanuro ahantu wenda bwahurira. urakoze. Theodore urakoze cyane ndahera ku cyanyuma. Warubajije nyine ati ko birigaragaza ko iyo umuntu avuze ko nta cyaha afite aba yishutse cyangwa se kaba yise n'Imana inyabinyoma nyine cyangwa se nituvuga ko nta cyaha twakoze tuba twishutse n'ukuri kuba kutari muri twebwe. Icyo bivuze ni iki? Bivuze nyine ko abantu bose ku bwa Adamu ari abanyabyaha. Ubwo uvuze ko ku bwa Adamu ukiranuka waba wise Imana inyabinyoma. Yo ikwemeza yuko uri umunyabyaha hashingiye kuri Adamu. Yego rwose. Ariko iyo wizeye Yesu nawe wabisomye wanabitubwiye mu kanya ngo niyo yo kwizerwa ngo ikiranukira kutwezaho ibyaha byose. Icyo rero ikindi twihute. Ikindi wabajije ati kuki twahisemo insanganyamatsiko ivuga ngo ijuru ndirikorerwa. Nuko abantu benshi cyane bazi ko bazahejwe ijuru n'imirimo bakora, nyamara atari yo nzira, ahubwo inzira ica ku byo Yesu Kristo yadukoreye. Niyo mpamvu rero kugira ngo abantu bakurwe mu rujijo twahisemo iyo nsanganyamatsiko yo kugira ngo umuntu amenye inzira nyakuri imuhesha kujya mu ijuru idaciye mu mirimo ye, ahubwo iciye mu mirimo y'umucunguzi yakoze. None se nyaboneka uze kuza kumenya ko n'abandi bari inyuma bari guhamagara cyane kandi amasaha yagiye. Reka tuguhe umwanya w'ikibazo kimwe, ariko birumvikana turadushaka uburyo kandi turabaha nimero. Yego nta kibazo rwose, nuko nagira ngo wenda umve ko n'abandi nabo bari inyuma. Turabaha nimero bahamagaraho nyuma y'ikiganiro. Ariko basanga ikibazo nari mfite hari benshi wenda nabo bashiraye amatsiko. Ntago ndi kurwanya kubaza kandi twagisubije. Ntago turi kurwanya kubaza muvandimwe wacu, ahubwo nuko gusa urakomeza kubaza byinshi cyane, wenda wabaza nka kimwe kuko bazakomeza uzagikomeza kubabaza na nyuma yawo ikiganiro bashobora kuza guha contact ku buryo mwavugana. Ariko kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi. Sawa ngombwa mwazimba, ariko hari aho nari nshiye agatari ku cyo mwari musobanuye. Yego muvuga ngo Imana ngo niyo kwizerwa ngo kandi ngibasha kubikuraho. None se niba koko ivuga ko ibyo byaha yabikuraho kandi nyine bidahari muvuga ko nta bihari, wenda batwumvisha nabi. Nizera ko habaho kuba umuntu yacumura akaba yasaba wenda n'imbabazi mu gihe wenda yacumuye. Mbasana ko Yesu atadupfiriye akadukiza rwa rupfu rw'iteka, ariko nk'uko turi mu isi ntekereza ko umuntu ashobora gucumura hakabaho n'inzira yanyuramo kugira ngo akire wenda cya gicumuro, ari bwa buryo nyine bwo kwicisha bugufi imbere y'Imana asaba imbabazi. Ariko nabwo nkemera ko ijuru ridakorerwa, ahubwo ibyo dukora hano mu isi byitwa nk'imirimo myiza igaragara, kuko hari imirimo ya kamere hakaba n'imirimo y'umwuka. Ibyo ngibyo mbifata nk'imirimo izagenda iduherekeje ubwo tuzaba tugeze ijuru, ntabwo mbifata nko gukorera ijuru. Urakoze cyane. Ni n'inyunganizi nziza utanze, ari nacyo Didi yari yabajije kare abaza ngo wa muntu wamaze guhabwa ijuru ku buntu, wa muntu wamaze kwizera Yesu akabarirwa ibyaha bye byose akorerwaho urubanza rw'ibyaha agatsindishirizwa nawe, ese abaho gute? Uhise uvuga ati hari imirimo myiza umuntu ashobora gukora nyuma yo guhabwa ijuru, ariko simuhesha ijuru, ahubwo nizamuherekeza agiye mu ijuru. Icyo rero ni inyunganizi utanze nziza, ndetse ubwo tuzanabigarukaho no mu buryo burambuye mu bindi biganiro. Araza no guhamagara kuri nimero za telefone. Hari indi nomero ariko wenda itari iyo kuri radio mwayimba mukazamfasha gusobanukirwa. Yego baraza kuza kuyiguha, reka twakire n'abandi nta kibazo. Nibutsa ko ikiganiro twagitangiye saa 2 turengeje iminota 5, ubwo iminota 5 yanyu rwose reka turayishyiraho kugira ngo tuze kuza gukiranuka n'abantu bari kuduhamagara ari benshi, ariko ko turabara ko twatangiye saa 2:05. Uratwihanganira ko twakereweho gato, ariko twari duhari, ariko iminota 5 twakerereho, reka tuyongeze kugira ngo abantu bashaka guhamagara nabo biragaragara ko telefone ari nyinshi cyane. Reka tuzakire. Allo Country FM. Bishoboka muri iyo minota. Allo. Oui. Mezete. Mukomere cyane. Ninde muragana he? Murangi. Murangi. Wavuze neza. Va mu mwishuka cyangwa mu kiringiti gatoya. Ese n'uwicara weguke.
Ndi mu kiringiti. Nuko twumva kuvuga nk'umuntu uryamye. Correct. Witwa nde? Nitwa Izabayo Imurangi. Izabayo Imurangi. None se. Yego. La la. Uraza kongera wenda uduhamagare. Allo, Country FM. Allo. Oui, turakumva. Mukomere cyane. Yego. Didier ndabakurikiye. Yego. Noneho. Nari mbakurikiye kabisa ku ijambo ry'Imana muri kutugezaho. Ariko noneho hari umuntu wabanje guhamagara abaza ngo ese ngo Imana ngo mwebwe muyiboneraye cyangwa iki n'ibiki. Ubundi umukiranutsi nyamukiranutsi ntabwo avuga ngo Imana nyiboneraye, nabanza atekereze kuyamuhanza akaba ari kuri iyi si akaba afite ubugingo buhoraho. Yari ijambo ry'Imana nigeze nkurikira. Ariko wibande ku byo twaganiriye, twarebaga uburyo umuntu yabona ijuru biciye muri Kristo Yesu bidaciye mu mirimo ye. Ntujye hirya yasije kugira ngo iminota dufite tugira iminota 5 gusa tuyikoreshe nyine neza, twakire n'abandi. Niba ari inyungano ushaka kuduhereza ariko itajyanye n'ibi turi kuganira, turaza gutanga nimero waza kuduhamagara tukomeza kuganira nta kibazo. Ngewe ijambo navuga, ijambo ry'Imana nabwira abagenzi banjye baguhamagara n'aka kanya baracyanyumva. Yego. Nuko kubona uhoraho waduhanze atari ukuvuga ngo uzamubona mu maso yawe. Niyo uryamye ndetse ukarota umuntu ari wenda ukarota yagiye gusenga, ntabwo ari ukubera yuko uba wiriwe uraragira cyangwa uragira gute, ahubwo yumvise yuko kuba uri kuri iyi si ari uhoraho waguhanze, kandi ibikorwa byose ukora ari Imana iri kugufasha. Kandi urakoze cyane. Twari twagisubije turavuga ko n'iby'Imana yaremye ubwabyo bigaragaza ko bitibeshejeho ko hari Imana rurema wa byose wabishyizeho. Reka dukomeze kwakire n'abandi. Asike minota 5. Mbisike minota 5 reka tubakire kuri za telefone 0782 44 21 na 0738 Oui, allo Country FM. Nitwa Yesu anje kubera icyo Abakatolika bagira imibatizo myinshi. Subiramo ikibazo cyawe neza. Anje banza namwumvishe yavuze ngo kuki Abakatolika bagira imibatizo myinshi, siko yabajijera. Ese umuntu abatizwa kangahe? Arababeshyeye. Ngende umukatolika ariko umuntu abatizwa rimwe. Ntago rero ikibazo cye kibajije nabi. Sawa. Reka twakira ikindi rero. Nk'umwarimu na nyongere abaza ikibazo cye neza cyangwa se agiforumire neza, yongera agaruke atubaze neza, dukure mu rujijo. Ntago mugatolika babatiza kenshi. Urakoze. Wenda ibyonzi kuko naye ndi umukristo w'agatolika. Reka dukomeze. Yes, reka twagiye. Allo Country FM. Ni za telefone dufite iminota yacu igera kuri 4 isigaye. Yego. Allo. Abantu ni benshi bari kugonganira ku murongo. No kuba ari benshi ni byiza. Allo Country FM. Allo. Oui, ninde uragana he? Kwihuse. Kiriya kiganiro bari kuvuga ngo Imana ngo wayibonera he ngo cyangwa se ngo wigeze ubona Imana. Icyo kibazo twavuze ko twakigarukaho wenda turi hanze ya studio kugira ngo twakire. Yego, twagerageje kugisubiza bishoboka. Reka dukomeze n'ibindi bibazo bijyanye na topic. Mwabaza wenda ku byo batavuzeho ibyo byiza. Yego. Umuntu namuhati inyunganizi wenda kuri icyo kibazo. Biradutwara umwanya cyane. Reka turebe uburyo ijuru yaribona. Nibyo turiho mu minota isigaye. Reka twakira abandi nibara babiri dusoze. Yego. 0788 cyangwa 0738300000. Allo Country FM. Allo Country FM. Allo. Oui. Country FM mwiriwe. Mwiriwe neza. Nijado ndano kukadasha. Gusa hari ikibazo nshaka kubaza abatumirwa. Yego. Imwe bavuze ngo ijuru
ntibikorerwa kandi ngo nta n'icyaha tukigira. Gusa hari aho bavuga ngo urubanza rw'ibyaha Yesu yarongoyeho. None buriya ko bavuga ati nimba ukoze icyaha ugomba kwihana, biriya byaha buriya ntabwo biba bigomba guhanwa, cyangwa ko bavuga ngo nimba wakoze icyaha ngo uzakibazwa. Nyine kuki babivuga kandi hari aho bavuga ko urubanza rw'ibyaha Yesu yarudukuyeho. Wavuze ko yitwa nde? Nitwa Jado, ndano kukadashyanga ku Mulindi. Jado, umutima wawe ukwemeza ko urubanza rw'ibyaha byawe byose Yesu yarugukuyeho ubwo yapfaga ari yapfiriye? Yesu yapfuye apfiriye ibyaha byanjye. Yego, byose byose. Niba yarabipfiriye Yesu ubwo ku Mana nturi umwere? Ndi umwere. Waba ukigiye mu rubanza se? Ko Yesu ari umwami n'umukiza wanjye. Kuyagukijije urubanza nyine rw'ibyaha. Noneho rero wireba ku bandi, ahubwo icyo wemera kuri Yesu nacyo twaje no kubwira abandi, kugira ngo umuntu yizere adashidikanya ko yababariye ibyaha bye byose ku bwa Yesu, bityo bimuhesha umutima udashidikanya ko afite ubugingo buhoraho. Ni nawe dusorejeho. Turaza kugutanga nimero, turakomeza tugane no mu gikari. Yego, barabizi ko igihe n'indangagaciro yacu. Yego rwose. Kandi ikiganiro ndakeka ko baradukurikiye ni benshi n'ubu baracyahamagara, ariko nibihangane. Kuwa kane, buri wa kane guhera isaa 2 kugera isaa 3, uyu mwanya ntuzajya bacika, wenda tuzongera umwanya w'abahamagara, katugerageza ku buryo tubaho umwanya kugira ngo muhite mwakiserera n'amatsieri mufite cyangwa na episode igezweho, ubwo ibyo twabajije ndetse nibizakurikiraho, cyane cyane ibyo bibazaga batesi imirimo myiza yo mwisi bizaherekeza abantu mu buhe buryo, cyangwa se bizahabwa amanota ki. Okay, ndakeka ari ibyo ngibyo. Gutanga nimero, hari nimero mugiye gutanga yanyu kugira ngo wenda bashobora kuhamagara babahamagara. Nimero yanjye MTN ni 0784 ikurikirana 42 57 0784 42 57. Hanyuma Airtel ni 0733 99 33 44 0733 99 33 44. Yego, indi nimero yanjye ni 0782 karindwi 99 877. Subiramo 0782 karindwi 99 877. Dushimiye cyane abakunzi ba Country FM. Nimero yayo ya Tigo uhinduramo 2 gusa ukozuza hiyo mibare inyuma. Tunabararikira kuzabona natwe mu kiganiro cy'ubutaha. Ubwo n'ubutaha bizaba ari umuriro rero, ubwo no kubyitega. Turabyishimiye ahubwo cyane. Reka tubashimire cyane. Ikiganiro twari kumwe na Imana-Emile na Mushinzimana Theophile. Didier Ndicunguye niwe wayoboye iki kiganiro. Ubwo naho ubutaha ni kuwa kane guhera isaa 2 kugera isaa 3 kuri Country FM. Mukomeze mugire umugoroba mwiza. Bye.